Okay. Ngiye kubaza kandi kabazo, kubera iki inyoni zikunda guhungira amajyepfo mu gihe cyo mwitumba? Kubera iki inyoni zikunda guhungira mu majyepfo mu gihe cy'itumba? Ndibaza ubwo ziba zihunze imvura. Nawe tubwire ko byumva. Mu majyepfo se nta mvura iba ihari? Ntabwo mbyumva, ntabwo mbizi. Akandi kabazo, ni ikihe kintu kizamuka kikanamanuka ariko muri rusange kitagenda? Kizamuka kikanamanuka. Ariko muri rusange kitagenda. Ikintu kizamuka kikanamanuka. Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Nabo TV. Uyu munsi ikiganiro cyacu tubafitiye abatumirwa, abakobwa beza, turatuganira nabo, turatubabaza ibibazo, hari byinshi bari tuganire mu buzima busanzwe, hari ibyo turi bumenye tubungukiyeho. Yewe mugiye kubana mu kiganiro nitwizera Mukiza Beatrice Kamatari. Ni mukanya. Nkuko nayimaze kubibabwira mukanya rero, uyu munsi tubafitiye abatumirwa, bakaba bamajije kugera muri studio zacu. Tubaye ikaze, baratangira batwibwira. Murakoze, nitwa Bovarine mushiki w'intwari. Nanjye nitwa Wizeye Karine Bakita. Tubaye ikaze muri studio zacu. Murakoze. Murakoze cyane. Tugiye gutangira tuganira. Batubwiye ko witwa Ni Bovarine Shikiri Bobo. Yes, Bobo. Bobo mu buzima busanzwe cyangwa se Bobo yize hehe, yarangije amashuri? Narangije amashuri y'indimi n'ubuvanganzo. Secondaire. Yego. Bakita wize iki? Nize itumanaho n'ikoranabuhanga. Ubu ngubu mbega ku ikoranabuhanga uburegeye? Ndagerageza. Okay. None se mu buzima busanzwe ukora iki? Mu buzima busanzwe navuga ko nkurikira ibintu byose ndabikora. Akazi ko mu rugo ndagakora, nkakora ama recherche, ubushakashatsi, nkasoma ibitabo, ndi no kwiga ibintu bya art, ubugeni. Utubwiye yuko usoma ibitabo. Igitabo uherutse gusoma vuba ni iki, cyitwa ngo iki? Igitabo mperutse gusoma cyitwa Bukira. Ni icyitiriwe izina ryanjye, cyitwa Bakita. Cyitwa Bakita. Inkuru yacyo ni ndende? Ntabwo ari cyane ariko ni ndende. Ubutaha uzadusangiza ku byo wasomyemo. Tugaruke kuri we Bobo. We mu buzima busanzwe ukora iki? Mu buzima busanzwe nanjye nkora akazi kose. Ariko njyewe ndi umudozi, nkora imyenda. Udoda imyenda? Ni ngiyi wambaye niwe yidodeye? Iyi ngiyi njyewe nadoze. Wow, byiza cyane. Ukunda uwuhe mukino? Nkunda gusimbuka umugozi, basket, n'ibyo. Uranabikina? Ndabikina iyo mbonye akanya. Yes. Wowe ukunda umukino? Njye nkunda koga, nkunda nikira no kubyina. Mbega ubu ngubu mu mazi uri agafi? Gatoya. Ngiye kubabaza ikibazo. Iyo bavuze umuco nyarwanda mwumva iki? Buri wese arambwira uko abyumva, ko yumva umuco nyarwanda. Mbere na mbere umuco ni ikintu gishobora kugutandukanya n'undi muntu. Ni ikintu ushobora gufata ukavuga ngo njyewe hari imico mfite ishobora kuntandukanya nawe. Rero niyo bigeze umuco nyarwanda ni imico yacu twihariyeho itandukanye n'ibindi bihugu. Yego. Nawe niko ubyumva? Nanjye niko mbyumva kuko buri gahugu n'umuco wako. None se umuntu ufite umuco cyangwa se wa muntu ushobora kureba kuvuga ati uriya muntu rwose afite umuco nyarwanda, afite
mbega ukabona ko wamurebye wowe ubwawe ushobora kubona yuko uwo muntu afite umuco, yaba ari umuntu umeze gute, yaba ari umuntu ufite iyo mitwarire tubwire. ikintu kigaragaza umuntu ufite umuco ni umuntu usabana, ukunda abantu, wagaragara fizika, aragaragara neza, wambara neza, yikwije. Kwambara neza gute? Kwambara neza gute? Tugendeye ku muco nyine wacu, tukambara nyine ibintu bitatwambika ubusa. Okay, natubwire. Abanyarwanda tugira indangagaciro na kirazira. Iyo rero umuntu abifite aba afite umuco nyarwanda kandi umubereye. Ariko ku buryo ndi gushaka kumenya kwa kundi nshobora kureba Bakita nkurebye gutya, ntago nkuzi, ntituraganira, nta bintu byinshi tuziranye, yo mbivuga ngo Bakita ndamuzi bya nyabyo, ariko nkamura avuga uriya mwana ashobora kuba afite umuco. Ni iki wumva ko cyaba kikuranga ku buryo bitamvuga ati kabisa? Ikintu cya mbere kiranga umuntu ufite umuco ariyubaha kandi akubaha abantu. Icyo ni cyo kintu cya mbere ushobora kubona ugahita uvuga ati kabisa uriya mwana afite umuco cyangwa uriya muntu agira umuco. Okay, murakoze cyane. Ikindi nari nshaka kubabaza, musengera hehe? Ngenda umudivantiste umunsi wa karindwi. Wowe? Ngenda umukatolike. 5 aranditse ngo bazumirwa. Sure. Okay, reka tukagaruke wowe. Watubwiye ko usengera amadivantiste b'umunsi wa karindwi. Tubwire indirimbo y'ijana mu gitabo cy'indirimbo cy'abadivantiste. Indirimbo y'ijana nta nshuti nziza nka Yesu. Sure. Yes. Urabizi neza? Ndabizi, ndumva ari byo. Cyangwa urabyibuka urakeka? Nibyo. Okay. Tugiye rero mu kanya ka challenge. Urumva mwiteguye? Utubazo nyine tugusaba gutekereza kure ariko ugahita unsubiza. Twatangiye. Muri ready? Yes. Inzu y'umutuku iri iburyo bwawe. Iy'ubururu iri ibumoso bwawe. Muri kubyumva? None ikibazo ubwo kiragira kiti White House iri hehe? Inzu y'umutuku iri iburyo bwawe, inzu y'ubururu iri ibumoso bwawe, White House iri hehe? Washington DC. Wowe? Iri hehe? Cyangwa ntabwo wumvishe ikibazo nyigusubiriremo? Ntabwo nacyumvishe neza. Inzu y'umutuku iri iburyo bwawe, inzu y'ubururu iri ibumoso bwawe, noneho White House iri hehe? N'ibitari hagati iri imbere. Yego, n'ibitari hagati iri imbere. Ubusanzwe se ujya wumva White House? Ndayumva. Ibamo abaperezida? Yego. Iba hagana hehe? Iba hehe? None se perezida wa Amerika mu iyihe nzu? Perezida wa Amerika aba muri White House. Okay, nako ngako rero. Aka kabiri. Ukunda amafaranga? Mwese mukunda amafaranga? Umuntu utayakunda. Nawe ukunda amafaranga? Umwanzi wayo. Ese waguha amafaranga menshi ashoboka, akakubwira ngo ugende Nyabugogo wambaye ubusa, wabikora? Amafaranga menshi ashoboka, amafaranga wowe utekereza ukumva yuko arenze, wabikora? Ntago nabikora. Kubera iki? Ikintu cya mbere ngiye nubaha agaciro k'umuntu. Nta mafaranga ashobora kugura agaciro k'umuntu. Niyo mpamvu ntabikora. Wowe? Oya, ntabwo nabikora. Kubera iki utabikora? N'uyo wayama ngo nsohoke ngere hese, ntabwo nabikora. Oya, ntabwo nsohoke no hanze, ntabwo nabikora. None se umuntu aguhaye amafaranga menshi ashoboka,
akakubwira ngo ushyire ifoto ya hanze wambaye ubusa, wabikora? keretse yampaye akama n'ubushobozi bwo kuhita ndiretinga ubwonko bw'abantu bose bambonye. Oya, yaguha ukayifotoza ikajya ku karubanda. Kuri njye ntago nabikora. Ubundi se ubibona ute iyo umuntu yifotoje yambaye ubusa ifoto akayishyira hanze? Ubibona ute wowe, ubyumva ute? Gute wowe iyo ubibonye ni iki utekereza? Kuri ubu babaye benshi ariko niko bo babyumva, banabikora babishaka, ariko ntago mbashyigikira, ntago mbona atari byiza, ariko bo buriya baba bafite impamvu babikoze. Wowe urabyumva ute? Njyewe abantu nyine bagira ukuntu bumva ibintu bitandukanye. Ngewe kuri social media ntago nashyira ifoto yanjye nambaye ubusa, igiciro cyose byagura, kuko nk'uko warumbajije mbere ngo umuntu amaye amafaranga ngo njye hanze, nimba ntajya hanze nambaye ubusa, ni ukuvuga ngo ntago najya mu isi yose nambaye ubusa. Social media ni urubuga ushobora gukoreraho ikintu kikazenguruka amasegonda make kikarangira isi yose. Rero ntago nabikora, n'abantu babikora ntago nabanenga cyangwa kuko baba bafite impamvu zabo, ariko njye ntago mbishyigikira. Ngiye kubaza kandi kabazo, kubera iki inyoni zikunda guhungira amajyepfo mu gihe cyo mu itumba? Kubera iki inyoni zikunda guhungira mu majyepfo mu gihe cy'itumba? Ndibaza ubwo ziba zihunze imvura. Nawe tubwire ko byumva. Mu majyepfo se nta mvura iba ihari? Ntago mbyumva, ntago mbizi. Mugende mukorere research ubutaha muzaze munzanire igisubizo. Akandi kabazo, ni ikihe kintu kizamuka kikanamanuka ariko muri rusange kitagenda? Kizamuka kikanamanuka ariko muri rusange kitagenda. Ikintu kizamuka kikanamanuka, kizamuka se kijyahe? Nyine nakubwiye utekereza vuba kandi ubone igisubizo. Ni ikihe kintu utekereza kirazamuka, kiriyongereye, kiranamanutse cyangwa kiragabanutse ariko mu by'ukuri kitagenda? Wenda nta maguru gifite, ntago kigenda nka snake cyangwa iki. Ni izuba. Kizamuka kikamanuka ariko kitagenda. Ikinyabuzima se? Ni uyu mwuka duhumeka. Ukuntu duhumeka. Wambwiye umwuka ukuntu duhumeka n'ubundi ntabwo ari kuzamuka no kumanuka. Nawe wambwiye Izuba. Izuba rirarasa rikanarenga, ntabwo rizamuka ngo rimanuke. Ushaka mbaye igisubizo? Shiro. Oya. Kizamuka kikamanuka. Mbaye igisubizo? Uretse. Ni igiki se? Ni ikinyabuzima. Ni ikintu. Ni ikintu. Kizamuka kikamanuka. Gishobora kuba kiri tangible cyangwa kitari tangible. Umwotsi. Mureke mbakopeze n'ubushyuhe. Murumva ari byo? Cyese mbitekerejeho neza. N'ubu ngubu ndaguha igisubizo urumva utarabyizera neza. Ubushyuhe bukazamuka bukanamanuka. Ubushyuhe buhe? Ubushyuhe nyine temperature. Ubu turimo cyangwa ubushyuhe muri rusange. Ntabwo twe tubizi. None se ni ikihe kintu gishobora kuduha amata gifite ihoni rimwe? Kako karoroshye. Ni ikihe kintu gishobora kuduha amata gifite ihoni rimwe? Ihoni? Yes. Igare. Gifite ihoni rimwe gishobora kuduha amata? Amata kivuyemo se? Gishobora kuduha amata maybe. Uko ubitekereza banza utubwire. Gifite ihoni rimwe. Ikinyabiziga? Ntacyo nzi.
ya modoka itwara amata murayizi? oya twara amata tayari Hari imodoka itwara amata, ntago muyizi ariko niyo. imodoka itwara amata Yego, gare se ryo ntiryayatwara rirayatwara naryo. Ariko njye icyo ngicyo nabaje exactly nicyo gifiteho ni rimwe. None se ndeka nkubaza ikindi, uramutse ugiye muri laboratoire y'umushimisite ugasanga yapfuye, wamukorera iki? umushimisite ari we wapfuye Yego, yapfiriye muri labo yego. namukorera ikiza namufata nkamusohora hanze bakamujyana muri morgue. Wowe bamukorera iki? nanjye ndumva aricyo namukorera, namusohoramo nkajya gutangaza ko yapfuye. Ni ikihe kintu kigendera hejuru y'ubutaka kidashobora gutota cyangwa ngo cyandure? Ni ikihe kintu kigendera hejuru y'ubutaka kidashobora gutoha nyine imvura iguye cyangwa bakimenaho amazi, kidashobora gutoha cyangwa ngo cyandure? Ikintu kigenda ku butaka kidashobora gutoha cyangwa ngo cyandure. Icyo kintu ni igikira kidashobora gutoha cyangwa ngo cyandure. Kirakunaniye wowe? ni ukwezi. Ukwezi ukwezi kugendera hejuru y'ubutaka mu kirere hejuru y'ubutaka se si mu kirere ubwora ni igicucucucu. Yes. Murabyemera ariko murumva ko ari byo? Dusoza ngiye kubabaza akabazo ka nyuma. Ni ikihe kintu ufata mbere y'uko ukibona? Ni ikihe kintu ufata mbere y'uko ukibona? ikintu ufata mbere y'uko ukibona? Yes. Mbere y'uko ukibona. Yego. Ikintu ufata mbere y'uko ukibona. Ubajije Bakita. Bakita tubwire. Ntago nyizi. Ikintu ufata mbere y'uko ukibona? Ntago muri Ikintu ufata mbere y'uko ukibona. Ni ifoto. Wamupeye? Yes, murakoze cyane. Ubu rero akanya tugezemo, namwe mugiye kumbaza. Mufite ikibazo cyo kumbaza cyangwa ntacyo? Turabifite. Mbaza. Ibibazo bibiri byonyine. Bibiri. Yego. Wabibuze? Ndakamwa. William Shakespeare uramuzi? Oya. Ni ubwa mbere mwumvishe? Ni ubwa mbere. Okay. Baza Bakita. Bakita. Urukumva hari ikintu ushaka kumbaza cyangwa hari akabazo k'amatsiko ufite ko kumbaza? Ikibazo cya mbere ni iki kintu cya mbere wishimira mu bunyamakuru? Ikintu cya mbere nishimira mu banyamakuru ni uko usabana n'abantu, ubasha kuganira n'abantu b'ingeri zose, ubasha kugera kuri tele, mbega umenya byinshi muri sosiyete. Ni iyihe challenge ya mbere wahuye nayo ukinjira mu mwuga w'abanyamakuru? Ni ukugira ubwoba, gutinya kamera, no kujya gutekereza kubaganira n'umuntu cyangwa ukifuza kuganira n'umuntu ariko ugasanga ukagira ubwoba bwo kugenda umusanga ngo muganire. Nakindi
ikibazo ndi bukubaze, ibi bibazo uba wateguye biba nibyo ubusanzwe uzi cyangwa nawe uba wabisacinze? bimwe mba mbizi ibindi nkora ubushakashatsi kandi nawe ugiye ukabukora wabibona. Ntago ari ukubarira mu mibare ntago ngopera nyine nicyo ngiye mbarusha, ni uko ngiye nigerera uyu nguyu namwe mwarakoze ubushakashatsi nkanjye mwabibonye cyane ko Bakiti yatubwiye ko akunda gukora ubushakashatsi, ariko ibintu ni byinshi ntabwo twamenye ibyo uzatubaza. yes, rero buriya nyine bisaba gusoma ugakomeza ugasoma. Turimo dusoza rero, ndabashimiye mwese ko mwitabiriye ubutumire bwanjye, ndabashimiye ku mwanya wanyu mwafashe mukatuganiriza, ni byinshi twaganiriye, nabishimiye cyane, ariko ndagira ngo buri muntu agira ikintu abwira abakunzi bacu cyangwa se abakurikiye televiziyo yacu. Murakoze, natwe turabashimiye kuba mwadutumiye muri studio za Nabov TV. Icyo twabwira abanyarwanda cyangwa urubyiruko muri rusange ni gukora cyane, bagakura amaboko mu mifuka, bagakora, akazi kose ni akazi, kandi birinde sida iri hanze ahangaha, ibintu by'ibyorezo na Ebola. Ego, murakoze cyane. Nawe ugira ubutumwa waba dukurikiye? njye icyo navuga ntago nk'uko twatangiye tubivuga, twavuze ku muco, twavuze ku bintu byinshi bitandukanye, ariko njye ndibanda ku muco. Bakobwa ni mwende bubwire cyane uyu munsi ko umuco ni ikintu bajya bavuga ngo uburanga bw'umukobwa bushobora kumushyikiriza umwami, ariko igihe azamarayo biterwa n'imyitwarire. So umuco wanyu rwose muwusigasire, ibintu byo kwambara ubusa ntabwo bigezweho. Hanyuma ikindi nk'uko yari abivuze, akazi kariho, nibakore amaboko mu mifuka. Akazi ni kenshi kandi ndibaza ko washatse gukora ntabwo wabura ikintu ukora. Nibagerageze nyine biyiteho n'ibyo ngibyo. Murakoze cyane. Abashyitsi bacu batubwiye yuko tugomba gukura amaboko mu mifuka tugakora. Akazi ubonye ntukagaye, cyane cyane ko kaba kaguhemba, kandi burya iyo ushaka kugera kuri byinshi ugera kuri bike, sibyo? Batubwira yuko abakobwa bagenzi bacu bagomba kwitwara neza, natwe muri rusange tukitwara neza, tukirinda kwiyandarika, tukirinda ibishuko biri hanze ahangaha, kandi ejo ni heza dushyize hamwe cyangwa dukuye amaboko mu mifuka tugakora. Rero ndabashimiye mwese. Yari Nabov TV, mwari muri kumwe nanjye Zerumukiza Beatrice, kandi nimwibagirwe gukora subscribe, like, shares and your comments. Thank you.